nyiyumvamo kandi bituma ibyo nkoze byose haba mu gushushanya haba mu kubumba cyangwa mu kubaza amashusho biranyorohera. biba byiza ngiye mbona bitamvunye cyane nk'uko byari bikwiye. Muri make iyo ufite impano ibyo ukora ukoresheje iyo mpano birakorohera, ubigeraho ugera ku bwiza bwabyo bitakugoye. Birumvikana rero nk'umuntu wari usanzwe nzi gushushanya, ni nacyo cyatumye igishushanyo nashushanyije kirushanwa cyanjye aricyo cyahiswemo. Isi maze kukurambirwa ukaba nacyo ukimariye, imikaka y'iminsi irarindwa. Mwongeye kwirirwa neza abakunzi ba Big Deal 250 TV. Nitwa Sniper Deva nk'ibisanzwe, nkuko twabibabwiye yuko tujya tugenda tubazanira ibintu byinshi bitandukanye by'amaso yanyu atarabona, iby'amatwi yanyu atarumva. Uyu munsi twazindutse mu gitondo cya kare tujya ahantu bita mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimihurura. Twasanze umusaza bari batubwiye ko ari umunyabugeni, ari umunyabukorikori. Nibuzi kuri convention ishusho yari ryitwa ku mugore, ugomba kuba utazi warikoze, ariko uyu munsi turashaka kumukuzanira ubanze umurebe wumve n'ibindi bintu byinshi yagiye akora, umenya amateka, kuko bamwe twagiye tumenya tukiri abana, abandi twagiye tubibona gutyo dutambuka bimaze igihe tubona ari byo gutekereza se byaturutse he, byakozwe n'abande. Uyu munsi rero nka Big Deal 250 TV twahazindukiye tuvuga tuti abakunzi bacu mutazatangwa kuko utagere bwa mibero zikabeswa byinshi. Icyo usabwa ni kimwe, kora subscribe, ubundi ibindi byose bazabikugeraho ku gihe. Ko ntago ndi njyenyine, twakoze urugendo tujya kureba uwo mugabo, uwo musaza wakoze akazi kenshi gatandukanye. Ndagira ngo atangire yibwira n'abakunzi badukurikiye muri aka kanya. Nitwa Twagiramungu Filemo, nkaba ndi umunyabukorikori n'umunyabugeni, umuhanzi muri rusange. Nkaba nkorera muri kampani yanjye yitwa Twagira Multi Service, yabanje kwitwa Twagira Handwork Factory. So twishimiye rero kuba turi mu nama aka kanya. Twagira ngo mutubwire kugeza ubu ngubu Twagiramungu ufite kampani, ese kampani yanyu kwanza ikora iki? Kampani yanjye ifite ibikorwa bitandukanye, harimo departement enye. Hari departement y'ubugeni mberagisho ikora ibihangano binyuranye, ari nayo twakozemo iriya monima yo kuri rompoe ya Kimihurura y'umugore ufashe umwana. Akaba twarakoze n'indi ya Richard Kanti iri muri Musée d'Histoire Naturelle hari imbere ya prison. Hakaba hari n'ibihangano by'ubugeni binyuranye, amatablo na za portrait twagiye dukora. Aho ni muri domaine y'ubugeni mberajisho. Hakaba na domaine nita technologie industrielle, ariyo dukoramo ibintu navuga bifite centre ya soudure, bizamo ubukorikori bushingiye gukora amamashini anyuranye, ahura ibishyimbo anabigosora, amamashini asudira, amamashini asya n'ibindi. Iyo ni domaine ya technologie industrielle. Hakaba na domaine ya muzika, dukoramo ibihangano bya muzika, tukacuranga live, tukaba twakora ibisope cyangwa se ibiraka mu makwe, tukiziriza ibirori, tukaryoshya ibirori. Tukaba dufite n'indirimbo twahimbye tuzajyana muri studio mu minsi iri imbere. Hakaba rero n'ishami ryo gucuruza ibiribwa n'ibinyobwa, ariko bimwe ntabwo tubicuruza muri iki gihe cya COVID-19 nk'inzoga. Ducuruza ibidasindisha cyangwa se ibiribwa. Hano dukorera nyine aho kampani yacu ikorera. So murakoze cyane. Noneho impamvu nyamukuru ubundi twazindutse tuza kubareba, twagira ngo abantu benshi irashusho ya convention barayizi, yuriya mugore ufashe umwana, ariko ntago bazi imvo n'imvano yayo, ntago bazi ngo yakozwe mu mwaka, kuko abenshi twagiye twica wenda turimo dukura. Hari n'abana ubu ngubu bagenda bayibona bibazo, se iriya shusho imaze igihe kingana iki, yakozwe ryari, yakoze ite? Nagira ngo muri rusange bituganirizeho. Iriya shusho yakozwe nanjye Twagiramungu Filemo mu mwaka w'ibihumbi 2002.
ari akazi mpawe n'umujyi wa Kigali. Bampaye ikimeze nk'ikizamini, buri wese washakaga gukora icyo kiraka bamutumye kuzabanza agashushanya akerekana ukuntu iyo shusho izaba imeze mu buryo bushushanyije. Igishushanyo cyanjye rero nicyo cyahiswemo, bambwira ko ari jyewe umujyi wemeje ko nzayikora. Bambwira uburyo nzayikora, mbese tugira na kontra nk'umu artiste. Rero jyewe ndatangira ndayireyariza, birumvikana bampaye avance, hanyuma kugeza igihe nyirangirije nyine ntabwo yamaze igihe kinini, nayikoze nk'ukwezi n'igice. Mba ndayirangije, ariko yagiyeho isimbura yari ihari, yari ifite umugore wikoreye akabindi. Cyane cyane rero icyatumye bashyiraho iriya nshya njye nakoze, bashakaga ubutumwa itanga, bashakaga ko buba pozitifu, kuko iya mbere yerekanaga umugore nka nyiramiruho uhetse umwana wikoreye akabindi, kandi igihe turimo hariho inyigisho zihesha umugore agaciro, zimuha uburenganzira busesuye bwo kwiga, kujya mu birori, mbese akagira uburenganzira bungana n'ubw'abasaza babo b'abahungu cyangwa b'abagabo. Ni muri urwo rwego rero iriya shusho yerekana umugore ushokoje uruhanika, ufashe umwana. Uriya mwana buriya bisipoza ko yaragiye ku ishuri. Nicyo gitekerezo bahereyeho bavuga ko nakora iyo monima isimbura iyari iriho y'umugore wikoreye akabindi. None nagira ngo utubwire, ese byagufasha igihe kingana gute kubitegura? Ese kugira ngo uvuge ati ano marushanwa ngiye kuyitabira, byagufasha umwanya ungana kugira ngo kwanza ubanze utunganye kiriya gishushanyo igipresidente bacyemere? Byagufasha igihe kingana gute kwanza utegura kugira ngo tutageraho bacyemereye? Ntabwo byangoye, kubera yuko ibintu by'ubugeni ni impano nabyirutse nsanga mfite, nyiyumvamo, kandi bituma ibyo nkoze byose, haba mu gushushanya, haba mu kubumba cyangwa mu kubaza amashusho, biranyorohera. Biba byiza njye mbona bitamvunnye cyane nk'uko byari bikwiye. Muri make, iyo ufite impano, ibyo ukora ukoresheje iyo mpano birakorohera, ubigeraho, ugera ku bwiza bwabyo bitakugoye. Birumvikana rero nk'umuntu wari usanzwe nzi gushushanya, ni nacyo cyatumye igishushanyo nashushanyije kirushanwa cyanjye aricyo cyahiswemo, kuko mfite tekinike nagikoresheje, cyari giteye ku buryo ukirebeye gutya ubona uko iyo shusho izaba imeze, urebeye wenda iburyo wagihindura na gutya kikerekana uko kizaba kimeze urebeye ibumoso. Iyo shusho nayo ndacyayitunze, iyo nakoresheje igihangano, ndetse ni kimwe mu bihamya bigaragaza yuko ari jye wayikoze, kuko harimo abajya banyuzamo bagashaka kuyitirira abandi, cyane cyane abanyamakuru batazi neza imvano zabyo, hari igihe bajya bashaka kubyitirira abandi, ariko ibyo n'ibindi n'amafoto nagiye nifotora ndi kugikora, ni ibimenyetso bigaragaza ko ari jyewe wagikoze by'ukuri. Noneho isoko uraribonye, se baba bararwaye agatubutse bijyanye n'akazi wakoze, warishimye bitewe n'aho imyaka yari igeze? Narishimye, kubera yuko muri kontra twagiranye, amafaranga nabaporopoje ko ariyo nifuza, ntabwo bagabanyijeho na rumwe, niyo bampaye. Yiba naraciye makeya, ibyo ntabwo nabibagayira, kuko yiba ari jye wapatanye nawe nkabaca make n'ibindeba, ariko hari icyo nashakaga kugeraho. Nashakaga ko iryo isoko ritancika, hazariheraho menyekana, kandi nyuma yaho ibyo nashakaga byagezweho, kuko byaje kuzampesha kuzakorana none monima ya Richard Kandt, nayo abampaye iryo soko, amafaranga twumvikanye nayo narayashimye, kuko byose biterwa nuko mwumvikanye. Ayo mafaranga se wayatubwira cyangwa ni ibanga ry'akazi? Ayo mafaranga ntabwo ari ngombwa ko nyababwira cyane, kuko
gusa ni amafaranga ayo nabaciye niyo bampaye. Ntabwo rero ari ngombwa ko nyatangaza cyane ko icyari kigambiriwe kwari kugira ngo nigaragaze babone ko mbishoboye, noneho n'ikindi gihe ninjya nsaba akazi bajye barebera ku byo nakoze mbere. Nicyo rero niko byagenze. Nakubwiye ko ayo bampaye ku iryo soko rya mbere yaranshimishije kuko naremeye dusinya na kontra, hanyuma nayo bampaye ku ya kabiri nayo narayashimye. Ntabwo ari ngombwa ko nyavuga ido bijya bikunda kubaho. So noneho isoko uraribonye, uraritsindiye, akazi uragatangiye, ibyo ukeneye byose urabihawe. Se byavugiye kingana gute kugira ngo iriya shusho tubona hariya ibi hari aka kanya? Byabatwegeye kingana gute? Mwabikoze muri bangahe? Tubwire muri make. Iriya shusho kuyikora byantwaye igihe kiri munsi y'amezi 2 kubera yuko nk'uko nabibabwiye nari nabanje gukora ishusho y'ukuntu bizaba bimeze. Iyo ufite ishusho rero ugenderaho urealiza, no kuvuga ngo uba umeze nk'umuntu uri kubaka ariko plan ayifite. Biroroha rero, ikiba gisigaye no gushyira mu bikorwa. Iriya shusho ikoze mu byo nakwita beton armé, no kuvuga imbere harimo ibyuma. Birumvikana nabanje gukora iby'ibyuma, hanyuma ubundi bindi byuzuza nyuma, ariko byose hamwe hari igihe twari twahanye ntagombaga kurenza. Biteguraga ubunane bari bansezeranyije ko byaba byiza umwaka urangiye nayirangije. Nari nayirangije rero ku buryo nubahirije amasezerano twari twagiranye nabo. Ntibyanangoye nyine nkuko nabibabwiye kuko nsanzwe ndi umu artiste, niko byagenze. So ishusho urayubatse irarangiye. Nyuma y'uko uyubatse, nyuma y'uko igeze hariya, se wakiriye amakuru ameze gute? Commentaire z'abantu babivuzeho iki muri rusange? Commentaire z'abantu ku byerekeranye wenda n'ibikorwa byanjye muri rusange, nagiye nganirana n'ibinyamakuru bimwe na bimwe nka Radio 10, nka televiziyo y'u Rwanda, ikinyamakuru Imvaho Nshya n'ibindi. Ubwo rero hari abagiye bambwira uko bambaza uko babyumvise. Harimo abagiye batekereza batese uriya mudame n'uriya mwana ni banyakubahwa nk'uko bajya babivuga. Babasobanurira neza yuko atari umuntu uzwi izina nakoze, ahubwo nashushanyije umunyarwandakazi muri rusange. Bisobanura yuko umunyarwandakazi nawe yahawe uburenganzira agomba gukoreramo, akiga kimwe n'abandi, kandi akagera ku iterambere nta nkomyi. Hanyuma ibindi nyine bagenda bavuga ngo ni umugore ucira amazi, bakabyita uko bashaka, ariko nta kibazo. Ndetse abahanga bavuga ko iyi shusho yavugishije abantu amagambo menshi, ko burya iba yagize réussite kurushaho. Ntacyo rero bitwaye, ariko bagiye babivugaho byinshi. Hari n'umunyamakuru wigeze gutekereza ko yakozwe n'undi muntu, aranabivuga kuri televiziyo, ariko naramubabariye, nanze kurirwa nkururana mu nkiko, ariko ukuri kurahari. Amafoto yanjye nyikora arahari, kontra twagiranye n'umujyi wa Kigali irahari, n'ibindi bimenyetso. Ubwo rero nibyo abantu bagiye babivugaho, ariko kugeza ubu yaramamaye hafi ku isi yose, yaragaragaye. Nanjye ni kimwe mu byo nakoze nishimira cyane. Uriya noneho iyo wenda urebye nk'iriya shusho wakoze aka kanya, cyangwa se ukahaca ukavuga ati kiriya ni igikorwa nakoze, uba wiyumva gute? Noneho natubwire, iyo wumvisha abandi bari kwiyitirira ibikorwa byawe bataguha agaciro nk'umuntu wabikoze, ubyumva gute? Uko byangenze nyirizina babyitirira, ntabwo ari umuhanzi runaka bavugaga wakoze iriya shusho ku kirenge cya Ruganzu. Ntabwo ari we wivugiye yuko iriya shusho ari we wayikoze, ahubwo umunyamakuru baganiraga niwe winterprese nabi, arayimwitirira. Niyo mpamvu ntashatse kubigira ibintu biremereye cyane. Naho ubundi ibikorwa byo uburyo umuntu w'umugabo nyine agomba gukora ibikorwa akabishyira aho, ubundi abantu nyine bakabireba cyangwa bakabishima, icyo kiba gihagije. Ndumva nta kindi
nabivugaho cyane kuko amategeko arengera uburenganzira bw'umuhanzi arazwi, hagize uyica yabiryozwa nayo, ariko kugeza ubu njyewe nta kibazo mfite. So none tukiri aho ngaho nagira ngo ubanze utubwire ubundi iyo mpano yawe cyangwa se ubwo bugeni bwawe bundi bwatangiye ryari, watangiye ryari kumenya ko ufite iyo mpano kugira ngo bigeraho ukora ishusho nk'iriya abantu bose bazi n'andi atandukanye bagiye akora n'ibindi byinshi batubwiye ugenda ukora, ubundi byatangiye ryari, ni watangiye uri umwana, ni ibintu ufite ahantu ukomora, ni ibintu bituruka hehe? Bihera mu mabyiruka, ni ukuvuga biriya iyo domene twakunze kuvugaho y'ubugeni imberajisho, mbyiruka yazamutse ikomatanyije n'izindi z'ubukorikori. Nk'uko twese tubyiruka turi batoya, ibimenyetso natangiye kwibonaho ni ubukorikori nyine nk'ubwo ngiye kubabwira. Nkiri mutoya, nkiri umwana, nkiga muri primaire, nashushanyaga kimwe n'abandi ibintu nyine bidafututse ariko ubona byiza. Nabigerageza, icyandangaga nuko byanyoroheraga. Mu bundi bukorikori nafataga imbuga y'iwacu nkayicaho imihanda, nkagerageza kubumba utumodoka nkajya ntugenza muri iyo mihanda, nkakora amaradiyo amwe mu bihokohoko, ayandi mu bikenyeri nk'uko n'abandi bana bato babikora. Ibyo rero nibyo byaje kuzaba intangiriro y'ubukorikori. Nk'umuntu rero wari uzi gushushanya, niyo nakoraga bene nk'utwo tumodoka twazaga dufite uburyohe. Nkiri muri primaire ndibuka nigeze kubumba umutwe w'umuntu, abarimu bakabishima. Ubwo abazi gushishoza bagatangira bakanyita amazina, nguriya mwana ni umunyabukorikori, nguriya ngo ni filozofe. Ibyo byose nuko byatangiye. Ubwo rero aho ngereye muri segonderi niho navuga ko habaye umuzi wa byose. Niga mu wa kabiri segonderi nibwo byose byatangiye. Nanjye ubwanjye niha intego. Iyi ntego nihaye niyo kuzaba umuhanzi. Numvaga nzaba nshaka kuzirera ku buryo mba umuhanzi mu bya tekinoloji. Iyo nabonaga ibintu bita invention cyangwa ibintu abazungu bahanze, numvaga nanjye nashaka kuzagira ikintu nzava ku isi mpanze gishyashya ntasanzeho. Nirera ntyo rero, kandi nifashisha gusoma ibitabo, kuko muri uwo mwaka ndumva najyagendaga nsoma ibitabo, nandika resume zabyo n'aba hoteli babyanditse. Muri uwo mwaka ndumva narasomye ibitabo 48, no mu yindi yayibanjirije cyangwa yayikurikiye nagiye nsoma ibitabo byegereye ibyo, kandi biviza bisibura kuri za domaine nkunda za tekinoloji, ubugeni n'ibindi. Ubwo rero byatumye ndangiza segonderi mfite ubumenyi bwinshi mu byerekeranye n'ikoranabuhanga, kandi uko ngenda nzamuka kwa gushushanya kwagiye kwizamura, cyane cyane ngeze mu wa kabiri segonderi twahuye n'umuprofeseri nawe wari uzi gushushanya, agira ibyo anyunguraho ku byo ntari nzi. Mpera aho ngaho ndazamuka ku buryo narangije uwa gatatu nshushanya abantu bamenyekana nka Pere, nka Baden Powell. Amashusho akaza ameze neza tukayatura abashyitsi badusuye. Ubwo rero muri za 85 nibwo natangiye gushushanya nkoresheje amarangi atembabuzi, nkora amaportrait y'abantu, bikaba byiza cyane ku buryo rwose nashushanyaga n'abakuru b'ibihugu kandi bakama ibihembo. Ubwo bigenda gutyo kugeza igihe mpimbiye kampani yanjye aho jenoside irangiriye. So birumvikana yuko ibintu byatangira umwana mutoya ugenda ubikuriramo, ubundi ko bigaragara ntago Filemo ari umuntu mutoya. Ubundi watubwira undi wavutse mu we mwaka niba atari ibanga? Navutse mu 1961, bisobanura ko hasigaye umwaka umwe nkabagira imyaka 60. So none se urakuze uzamutswe ari ibyo bintu bitandukanye, ntago byari ibintu byoroshye muri iyo myaka kuba umuntu yasoma ibitabo, kuko na n'ubu ngubu arabona adasoma ibitabo, ariko we muri iyo myaka ya kera ibitabo warabisomaga. Ese inspiration yavaga he? Ibyo bintu wabikuraga he kuba wasoma ibitabo? Ni famille yagufashaga, ni abarimu, cyane ibintu byari bikurimo? Navuga ko ari amahirwe, kuko aho nagiye kwiga muri segonderi ahitwa Ikibogora, cyari ikigo cyahimbwe n'abanyamerika b'abamisiyoneri.
bashyiramo rero bibliothèque yabonekagamo byinshi muri ibyo byanshimishaga. washoboraga gusoma ibyo bitabo ukigamo amashanyarazi, ukiga mekanike, ukiga n'ibindi byinshi. iyo bibliothèque yabo rero niyo yamfashije kuko ibyo nifuzaga gusobanukirwa najyaga muri bibliothèque nasoma nkabisobanukirwa. navuga ngo ishyaka ryanjye cyangwa se icyo bita passion, gukunda ibyo urimo nicyo cyamfashije. birumvikana ababyeyi bo icyo bamfashaga ni ukunyishyurira amashuri mu buryo busanzwe, bakanyishyurira minerivare, nanjye nagera ku ishuri rero nkakora nanjye ibindeba. ni ukuvuga ko urukundo nakundaga tekinoloji no gushaka gusobanukirwa ibintu, amatsiko yanjye yo kumva ninsobanukirwa iki ndumva binejeje, ibyo nibyo byansunikiye nyine kugenda menya byinshi kurushaho. ubwo umaze gukora iriya shusho iramenyekanye, abantu bose barayikunze, ugeze kuyo mu mujyi, icyo gihe ibintu byari byifashe bite muri make? iyo wayikoze mu uhe mwaka? iyo mu mujyi yo hashize umwaka umwe cyangwa ibiri nyikoze, kuko nayikoze muri iki gihe bavugururaga iriya musée d'histoire naturelle. bavugurura inyubako ku buryo abakerarugendo bashobora kujya binjirayo bishyuye. ushobora kujyayo ukabona inzoka z'amoko anyuranye, ukabona ingona, hari za jedo, mbese hateguye neza ku buryo n'ibintu nyine byaranze uriya muzungu Richard Kandt nk'umuntu wakoze inyubako iri mu za mbere hano bafonda umujyi wa Kigali, umuntu wazanye ikawa mu Rwanda, umuntu wavumbuye isoko ya Nili. amateka ye rero n'ibitabo yanditse byose hariya iyo uhasuye urabisobanukirwa. haba hari abantu babakira bakabasobanurira byose. iyo yagutwaye igihe kingana ibintu byagutwaye igihe kingana gute ubikora muri make? nayo nayikoze mu mezi abiri. akenshi na kenshi monima imwe ntabwo igomba kurenza amezi abiri, nkurikije nyine ibiba bisabwa byose. iyo bamfashije bakampa avance nkagura ibyangombwa byose, amezi abiri mba nyirangije. noneho ndagira ngo tubwire nyuma y'ako kazi kose tubwiye wakoze, wagiye utubwire ko ufite ibindi bintu by'ubugeni wagiye ukora, utubwire ko ufite ibyuma. ibyo byuma nabyo nibo ubikora? ibyuma nijye mbikora. natangiye kera, natangiye muri 1989. nari mfite imashini isya nikoreye hariya mu Cyahafi. naje kwimuka nkorera hariya mu Kiyovu, hitwaga ngo ni mu Kiyovu cy'abakene kera mbere ya jenoside. ubwo rero naho jenoside irangiriye ndi hano muri Kimihurura, nahashyize nyine iyo mashini yanjye isya, nza no gukora izindi ngurisha. ubwo nagiye nkora n'ibindi, kuko hagati aho imashini zanjye nakoze nazijyanye muri expo yo ku Murindi, iriya y'ubuhinzi n'ubworozi. hanyuma baramenya, bohereje abantu mu mahugurwa mu Buhinde, abartisan, nanjye ngendamo. ubwo rero aho tuviriyeyo nakoze amamashini ahura ibishyimbo n'abigosora, amamashini ajya kuba manini akoresha moteri za mazutu. ubu yaguzwe n'abo muri Kongo kuko nibo bakunda kugira iyo misaruro myinshi ikenera guhurisha imashini. ariko nzakora n'izindi nzishyire kuri expo y'u Rwanda, abanyarwanda nabo bazikenera bazazigure. zihura amasoya n'ibishyimbo, utereramo byose byumye, igosorera ibishyimbo bikajya ukwabyo n'imicafu ikajya ukwayo. izo mashini uzikora gute? ngewe binteye amatsiko, uzikora gute? ukoresha ibihe bikoresho? bigutwara imbaraga zingana gute? ese iyo zimaze wenda nko kujya ku isoko ubonamo umusaruro uba uziteganyamo wenda mu buryo bw'amafaranga? umuzi wabyo ni ibyo bizingiye ku cyo nakwita mekanike generale. muri mekanike generale rero higirwamo za moteri n'ibikorana nazo, moteri zikoresha ibitwikwa nka mazutu cyangwa esanse, ndetse na za moteri a reaction, hanyuma hakazamo na za moteri elegitike. imashini rero izi zisimbura amaboko y'abantu mu gutunganya wenda
umusaruro iyo idakoresheje moteri nyine a combustion ikoresha moteri y'amashanyarazi, icyo gihe biterwa n'aho izakoresherezwa. iyo izakoresherezwa mu murima ahatagera amashanyarazi bakoresha nyine moteri ya mazutu cyangwa se diesel cyangwa se moteri ya essence, ariko iyo izakorera ahantu hashobora kuba hegera amashanyarazi bakoresha amashanyarazi kuko ariyo economique, niyo adahombya cyane. Ubwo rero muri mécanique générale iyo wiyemeje gukora imashini wifashisha nyine ibigukikije byose ushoboye kubona. Birumvikana harimo ibyo mu Rwanda tutarashobora kwikorera nka roroma abiye cyangwa se ibyuma bimwe na bimwe, ibyo udashoboye kwikorera urabigura, ariko ibindi ukabigira nk'ibikoresho fatizo, ndavuga nk'amabati, amatibe n'ibindi byuma, amaferabetoni n'ibindi, amafere plat, ubwo ukabyifashisha, ibyo ucagagura ukabicagagura na za ponseze, ubundi ukubaka imashini izakora umurimo runaka. Ubu ngubu bitewe n'amahugurwa twakoze dushoboye gukora amamashini menshi anyuranye, izisekura isombe, izitonora ubunyobwa, izihura umuceri, izisya ibintu by'amoko yose n'izindi. Ariko kare ndimo ntembera dukomeje kuri ubwo bugene bwawe n'ubukorikori, hariya hanze nahabonye ikintu kimeze nk'imodoka. Ni imodoka uri gukora, bimeze gute? Iriya modoka niyo ntunze, ahubwo mu ubwo bukorikori bwanjye mu myaka yashize jenoside ikirangira nigeze gukora igare rya moteri, nakwita velomoteri. Nafashe igare risanzwe nshyiraho ka moteri, ubundi nkajya ndigendaho. Icyo gihe bitera abantu amatsiko, na televiziyo iransura n'imvaho nshya. Ubwo mbonye abantu bari kubikunda, noneho ntekereza gukora noneho moto nikoreye. Ubwo nshaka ibyuma, nanabihereye ku byuma by'igitanda nari mfite, hanyuma nkora shasi yanjye nikoreye. Ubwo ndayubaka ivamo moto yari ifite marike Twagira. Ubwo nyerekana muri Rwanda Revenue bampa plaque, nyigendaho igihe kitari gitoya, nza no kugura izindi moto noneho zakorewe hanze. Iriya modoka rero nayo ni imwe mu byo naguze nyuma, ariko iyo sijye wayikoreye. Icyo nikoreye ni iyo moto yitwaga, yari ifite marike ya Twagira, na n'ubu nta kipfuyeho cyane, nshatse nayigendaho. Nuko irahari se, uraza kuyitwereka? Irahari, ariko kubera ko atariyo ndi gukoresha muri iyi minsi ntabwo isukuye, ariko irahari. None se kuki utakomeje ngo ukore n'izindi? Wari ukoze imwe babasha kuya plaque iragenda, kuki utakomeje gukora n'izindi moto ko byari byabaye nk'ibishimwa wenda? Ikibazo hari ibibazo navuga ko byangiye imbere wenda n'uyu munsi ngifite. Icya mbere nasanze kugira ngo njye nkora moto ziyitirirwe marike yanjye, byaba byiza ko na moteri ari igihe waba wayikoze. Ngerageza gushaka kwikorera iyanjye moteri, mbumba iforomo y'icyo bita kirase, hanyuma ubwo ushyiramo umushongi wa aluminium, nza kugira nk'akayereri gatoya, harimo akenge ntabonye, nmusutsemo ntiwinjira ngo ntiwuzura ngo ugere hejuru, ahubwo uracagata, umwe urameneka. Ubwo iyo kirasi yanjye ya mbere nashatse gukora irata iryo, ariko ntabwo ishyaka narirambitse. Nteganya ko ninongera guhitegura neza nzongera nkabikora, cyane ko ntabwo ari byo byonyine nari ngambiriye. Nyine hagati aho nagiye nkora n'indi mirimo nyine, ariko icyo kibazo cy'uko ntabashaga kwikorera iyanjye moteri nicyo cyatumye ntakomeza gukora, kuko nasanze ninkomeza gukora kandi marike yanjye ikambamara ku isi, wa nyiri moteri tutagiranye amasezerano yashobora kubizamo. Ubwo rero bituma mbigendaho gahoro, ntegereje ko wenda nakora ibintu byanjye, ariko na moteri ari jyewe wayiyubakiye. Noneho urabona ibyo ari byo byose, mubazwe ko uyu mwaka uzuza imyaka 60 urimo urakura. Birumvikana ko mu muco wo mu Rwanda cyangwa se n'ahantu hose iyo myaka umuntu aba afite urubyaro, aba yarafite abana. Hari abana bawugenda utoza iyo mirimo kugira ngo wenda umunsi witabye Imana bazasigare bayikora, cyangwa se uyibatoza n'ubwo we bayigufasha kugira ngo ubumenyi bwawe utazabujyana?
icyo ni igitekerezo cyiza kandi mbwirwa n'abantu benshi, ariko hari ipfundo ry'ibanga rikubiyemo ari ryo ryiringiye kukubwira. Ibyo byose n'uwabikwigisha cyane, ariko hatajemo cya kindi bita pasiyo cy'urukundo wowe ubikunda, ni ukuvuga ngo ntabwo byakugeza kure. nibyo koko abana nubwo atari benshi turabafite, ariko cyane cyane abana nsibura cyane, ahubwo nasibura urubyiruko rw'abanyarwanda muri rusange, bakagombye kuba batwegera nka dokima, bakatubaza ibyo bumva bashaka kumenya, ariko urukundo ruzabasunikira kugira ibyo bageraho rwo ni urwabo. ni ukuvuga niwo muganda, niwo musanzu wabo basabwa kubikunda, bakumva ko bibarimo, bakumva ko babigize intego, bakumva ko hari icyo byabagezaho, bakabikunda kandi bakabyizera, bakabigirira icyizere cy'uko hari aho bishobora kubakura n'aho bishobora kubageza. Ndahari cyakora sinabashije kugira amahirwe ngo nandike ibitabo nzasiga wenda abantu bashobora kujya basoma, ntabwo ndabona ubwo bushobozi bushingiye ku mafaranga yo kubishoramo, nta nubwo nagize ubushobozi bwo gushinga ishuri ngo abantu mbegeranye mbigishirize hamwe, ariko yewe intwaro nitwaje kugira ngo umenye ubwo bumenyi ni amatsiko nagiraga, nkegera abasobanukiye kundusha nkababaza ibyo ntashoboye kubabaza, nkabibaza ibitabo cyangwa se nkabibaza interinete, ubundi nkabona ibisubizo, ubundi ishyaka ryanjye nkemera nkavunika, kuko ntabwo wagera ku bintu uvuga ngo ntabwo ushaka kuvunika, ntabwo byakunda. Ugomba kwemera ukavunika, ukagira ibyo ukora. Nabiriya byose byagezweho n'abazungu, ntugire ngo byagiye biza nk'imvura, baremeye baravunika. Iyo nsomye umwe buri wese ngenda mbona imiruho ye n'imvune ze yashyizeho kugira ngo reyisite ize ibikurikiye. Birasaba rero yuko abashaka kuzagira ibyo bageraho ahubwo bagerageza kugera ikirenge cyabo mu cyacu no kutwegera tukiriho tukaganira, noneho ibyo bashaka kutubaza bakatubaza, ibyo bashaka ko tubafasha tukabibafasha. Niyo nama nagira urubyiruko muri rusange, atari abo nibyariye bonyine, kuko abo nibyariye nagatekereje nti bazasigare bakora ibyo ntabashije kugeraho, ariko hari imwe ibyo ubona badakunda nkuko giye mbikunda, nka tekinoloji industrielle ntabwo bayikunda nkuko nyikunda. Ukushaka kugira ubumenyi mu siyanse, amashanyarazi, fizike na shimi, mbona batabifitemo imyota nk'iyo giye nabaga mfite. Ngewe njya mbabwira ntigewe nkiri muto, iyo mbasha kubukira nko mu rugo nkuru nguru umwe mwavukiyemo, nari kugera ku biri byinshi kandi hakiri kare ntaranasaza. Ariko ntabwo bagomba gucika intege, igihe kiracyahari rwose. Amarembo arafunguye, n'u Rwanda rubana neza n'ibindi bihugu. Uwashaka kugira ibyo ageraho rwose byashoboka, biracyashoboka. Ariko ndumva ni ukugerageza wenda ukareba ko sinzi uko uzabikora n'urwo rubyiruko rukubyumva rukakugera, ariko utazamera nka Ruganzu, impano yawe n'inganzo yawe ukajyana nayo. Urumva wenda nko mu myaka nka 30 iri imbere tukaba tuzakina undi muntu wakora ibintu nk'ibyo wakoze tukamubura. Ni igitekerezo gihari, ariko kinafite inzitizi. Nk'ubu ngubu aho byagashobotse, kereka mfite ubushobozi nkahimba ishuri, noneho nkahurizamwo abanyeshuri benshi bari hagati ya 50 n'100, noneho muri bo hazabonekamo aba elite, mbese barushije abandi bazasigara bakora ibyo bintu. Ariko ishuri kuryubaka bisaba ikibanza, bisaba ubushobozi bwo kubaka amakarase, ibindi wenda bikaza nyuma. Ubwo rero ubwo bushobozi bwo kugura ibibanza byo kubakamo amashuri ntabwo mfite. Ni igitekerezo cyavuzwe n'abantu batari munsi ya 5, ariko ntabwo ubwo bushobozi mbufite. Kugeza ubu, igihe ubwo bushobozi butaraboneka, inama nagira ababishaka ni ukutwegera tugakorana ibiganiro, mbese tukungurana ibitekerezo. Gusura umuntu ufite icyakurusha mukaganira, ukamuvanaho ubumenyi runaka, ni tekinike zagiye zikoreshwa n'abantu benshi kandi bakagira icyo bageraho. Abanyamuzika bagiye basura abafite icyo babarusha, bakabigiraho byinshi kandi bikabafasha. Abatekinisiye mu bya mekanike n'ibindi
iyo bafite ipfa ryo gushakashaka basura abantu bafite icyo babarusha, noneho izo communication zikabubaka nabo bakagira ibyo bageraho. Icya mbere na mbere navuga ni ubushake, iyo passion yo gukunda ikintu ukumva ufite ipfa ryo kugira uko ubigenza n'icyo wageraho. Ibyo nibyo nyine urubyiruko rw'iki gihe rugomba gukora, nirwo kuko amikoro yo azi igihe ashakiye kandi akaza angana, ntabwo azangana nuko ubishaka. Ibintu byose abantu bashaka kugeraho siko bapfa babigezeho, ariko nibuze wari uri mu nzira nziza asiga atanze urugero rw'ibintu bishoboka abantu bashobora kugeraho. Okay, so turimo turasoza tunagushimira ko wemeye kuganira natwe. Twagira ngo noneho watubwiye yuko ukora umuziki, nta kantu se watunyurizaho ko umuziki tukumva ukuntu bimeze? Akantu nabanyurizaho uyu mwanya bishobora kutoroha kubera yuko inkorera muri groupe ya orchestre. Ni ukuvuga iyo ducuranga tuba turi nk'abantu nka batanu, abantu batanu rero uyu mwanya ntabwo tubafite, ariko dufite ibicurangisho bigezweho bya bindi bicomekwa ku mashanyarazi, umuntu abanza kensitara ubundi akabona gucuranga. Wenda ka gitari simple ko nshobora kukabona nkakoraho gatoya, ariko ntabwo nza gucuranga ibintu byinshi. Imikaka y'iminsi irarindwa, mbese ye wakwitura icy'ubuzima bw'ejo udakoze ngo wiyuhakuya kuri shati witega iminsi bikwiyibagiza umurimo. Aho wenda kibondo cyanjye, aho wenda nuzibuka yuko umurunga w'iminsi ari umurimo. Aho wenda kibondo cyanjye, aho wenda buto bwanjye, aho wenda nuzabyibuka. Niyo mpamvu itumye nkubwira nkumva ikintu mbona cyo ufite impano nyinshi, wenda niba n'icyo wumva wasaba leta muri rusange nayo ukaba wakibwira. Icyo nabwira urubyiruko muri rusange, narushishikariza gukorana umwete, kuko hari ibintu bijya bimbabaza buriya. Iyo urebye umuntu urangije amashuri yisumbuye muri iyi minsi, ukagira ibintu umuganira ukumva mbese ubumenyi buri hasi, kandi uwa kera wabaga wararangije amashuri yisumbuye yarabaga afite ubumenyi bushobora kumufasha kwibeshaho agakemura ibibazo bimukikije, numva bimbabaza. Sinzi aho bipfira rero, ariko ubona umusaruro uva mu bumenyi buva mu mashuri y'iki gihe ubona usa naho uri hasi. Nkaba nashishikariza rero abo bireba bose kugira ngo icyo kintu gikosoreke, ibireba abarimu babikosore, ibireba abanyeshuri nabo bashyiremo umwete. Leta yo mbona nta kibi itakoze, kuko abantu biga ari benshi, ibyo ni byiza. Hanyuma ku byerekeranye nanone na leta, yakagombye kurushaho gutera inkunga abahanzi, kuko abahanzi iyo babaye banyamwigendaho bakirya bakimara, hari ibyo badashobora. kabone niyo baba bafite impano n'ubumenyi byinshi, biba bisaba yuko leta ibamenya, yakoresha amarushanwa abatsinzi ikabahemba. Ibyo bihembo burya bifasha abakoze cyane nyine. Hanyuma
kandi n'abahawe amahugurwa mu bihugu byo hanze ntekereza ko byakabaye byiza bagiye babakurikirana. None se iyo ubohereje hanze bakaza ubumenyi, ntumenye icyavuyemo, ntumenye icyo biyunguye, bishobora kugenda bikazima kandi byaratanzweho n'amafaranga menshi. Ikindi ni uko uwo muco mwiza wo kohereza abahanga hanze kugira ngo bakomeze bongere ubumenyi mu bundi, ibyo byari bikwiye gukomeza. Murakoze. Turagushimiye cyane, ndumva dufite ibintu byinshi twaganira nawe, twaganira bugacya bukira, wenda undi munsi tuzafata ikindi gihe twongere tugusure, nutwemerera utubwire no ku bindi bintu. Turagushimiye cyane. Sawa, igihe cyose mwazanyenera tuzaganira nta kibazo. Murakoze namwe. Murakoze cyane. Umunyarwanda wabasha gukora moto, ese umunyarwanda wabasha gukora icyuma nk'ibyo wumvisha akora, wumvishe ko n'umuziki rwose afite umuziki umeze neza cyane. Ibi ntandi hantu wabisanga uretse kuri Big Deal 250 TV. Ariyo mpamvu nkubwira ngo kora subscribe, kuko niba utarayikora uracikanywe, ibindi byose bizajya bikugeraho ku gihe. Iyi ngiyi yitwa Big Deal 250 TV, nitwa Sniper Deva, tuba twihuta cyane. Kambashimire, nshimire umusore wanjye uri kuri kamera. Amahoro y'Imana abane namwe, turabakunda cyane. Shalom.